ubundi uri iki cya Kiroso? sheri we umugore we nyawe mukuru, ndi umugore we mukuru udakunda kwigaragaza cyane, mbese ni njye mugore we mukuru. Umugabo wanjye agira igikundiro, baramukunda abakobwa cyane pe ndabizi. Mu kumukunda rero baramukunda ariko nawe agakunda njyewe njyenyine. Imbere za kamera yawe TV murahabona umukobwa umeze neza cyane fresheri. Uraho? Uraho neza? Makuru y'iminsi? Meza. Turi kumwe nande? Na Divine. Divine? Oya subiramo twumve. Divine. Divine? Oya turibuze kuza kubyumva neza mukandi kanya mu mvugo. Divine wambaye neza? Merci murakoze. Wambaye ijana? Ndaza kuri guha. Uraza kurima? Cyangwa nsabye make? Nushaka usabe n'igihumbi ndakiguha. Ibyo byose mu nyubako yawe cyangwa ahantu uba harimo imyenda myinshi itandukanye. Kuki wahisemo kwambara gutyo none? Uyu munsi se? Uyu munsi ni kuwa mbere. Kuwa mbere? Buri munsi ngomba kugira icyo mpitamo cyo kwambara. Buri munsi ufite umwenda wawe. Uyu munsi ni kuwa mbere nahisemo kwambara gutya. Nawe wumva ko wambaye neza? Okay. Buri munsi ugira umwambaro wawo uturuka kwa mbere kugera ku cyumweru. Ese wowe wambaye neza ukumva uwo munsi wabahaye uba wambaye gute? Nambaye neza. Nambaye neza rero njye nkunda kumva iyo nambaye neza n'igihe mba nambaye ikanzu. Iyo myenda nkunda urumva aribwo nambaye neza nisanzuye nirekuye nyine. Okay. Iyo ugiye kubona na sheri wawe utitaye ku ho muri bubonanire umwambarira ute kugira wumve ko uri umunezeze cyangwa wambaye neza kubwe? Ngenda nambaye ikanzu. Kubera iki? Niho mwenda nkunda cyane cyane buturahura nagenda nambaye ikanzu. Ntaho nagenda nambaye ipantaro nifunze. Oya ngenda nambaye ikanzu nibyo numva binyoroheye. Ko twumva uvuga gutyo icyo kirimi uko kuntu umurugo ni? Umurugo ni Musanze. Musanze? Ishusho yawe cyangwa isura yawe n'ubwa mbere igaragaye kuri yawe TV? Oya. Ni ubwa kangahe? Ni ubwa kabiri. Ubwa mbere bigaragaraho byari ibyo bimeze bite? Ubwa mbere bigaragaraho ubwa mbere bansanganye nyine n'umutipe inshuti yanjye ni umusitari arazwi yitwa Kiroso. Mwari kumwe? Twari kumwe. Reka tubibutse neza cyane abakunzi ba yawe TV, uyu Divine mubona iki cyo kimuntu imbere yacu, ubwiza budahaga irora mubona imbere yacu. N'umukobwa mwabonye ari kumwe na Kiroso umunsi dutembera nka yawe TV tujyanye n'uwo bita Jojo tugiye kureba Kiroso tukamusangana na Kiroso. Uwo munsi twamusanganye n'uwo mukobwa Divine gusa byaramurenze birangira tudakomezanyije ikiganiro, ntiyemeye tuganira ariko kubera ko twabemereye ko tuzajya tubagira ahantu henshi hatandukanye abatumirwa tukabazana cyane cyane abakenewe. Muri comment mwarabidusabye ko twabazanira umukobwa wenda ashobora kuba ari mu ruhando rw'abandi bakobwa nka babandi bose twagiye tubona, babandi tutari buze kugarukaho cyane. Wowe ubundi uri iki cya Kiroso? Sheri we umugore we nyawe mukuru, ndi umugore we mukuru udakunda kwigaragaza cyane, mbese ni njye mugore we mukuru. Bariya bose nyine ni ab'i Kigali n'abo gutwika ariko urabizi kenshi na kenshi akunze kuba ari mu ntara igihe cyose uzi ko aba ari mu ntara kandi nicyo gihe kinini aba hari kurusha igihe ari i Kigali tuba turi kumwe. Hari ukuntu umuntu hano wenda muri mvugo z'iki gihe bavuga ngo umugore wanjye runaka namupostinze, umugore wanjye gutya na gutya. Ni umugore wawe, uri umugore wa Kiroso peke hahandi iwawe bwite iwanjye ntihataha. Kiroso tumuzi kuri Kiroso. Ese ari akantu kaba ku mubiri w'umuntu wenda ntabwo ari abantu bose, kakabara kagaki gashobora kuba hari ahantu kihishe. Ese kuri Kiroso ubundi hari ahantu ushobora kuba uzi abandi batazi?
harahari nicyo barusha nicyo mbarusha Kiroso mufite wese Kiroso bamushinja utuntu two gukundwa n'abakobwa gukundwa n'igitsina gore cyane ngaho bafani ngaho ba Samantha ngaho ba Jojo ngaho n'abandi ndaza kubwira n'undi wa none wabonetse ufite yewe ni rurangiza waraza barangiza nawe aragukura mu burira ajyemo oya kubihakanye nkaho wamubonye ntabwo yankuramo turaje tubigarukeho Kiroso bamushinja ngo afite ibintu by'imiti ibintu by'ibyakatsi ngo bituma ngo akundwa bituma ngo agira n'iki Kiroso waramuterese yaraguterese yaranterese ubwo nawe ntiyaba yaragukubise ibyo byatsi bamushinja barabeshya ntabyo ni igikundiro yifitiye muri we niki cyagukomeje umutima gituma ubona biriya bintu biba muri social media cyane Kigali ko abakobwa baho bakamejeje ko byumva ariko kugeza ubu ngubu ukaba wumva ufite umutima uhamye ukabumva ko ari wowe nyirawe uzi impamvu ngewe abo bakobwa bose bamurwanira ariko ndabizi neza ko ari ngewe akunda nta mwanya baha nk'uwampa ni ngewe baha umwanya cyane kenshi na kenshi dukunze kuba turi kumwe kandi biriya ntabirenze uravuze ngo afatira izo stress i Kigali akaza kuruhukira i Musanze iwanjye nyine ni agaki umukorera agatuma ava Kigali n'ibyuki bihaba akaza Musanze ibanga wanza gushyira ibyo hanze iyo ni ibanga mu Rwanda cyangwa wenda mu muco tuzi ko umuntu avuze ngo ndi umugore runaka hari akantu k'umwihariko kaba kari mu masezerano hari isezerano ufitanye na Kiroso isezerano rimeze gute isezerano mfitanye na Kiroso rero kenshi na kenshi dukunze kuba turi kumwe turi iwabo turi iwacu mbese zabanze byibuza zambarize nk'abo bakobwa birirwana bahorana bambarize byibuze nimba ababyeyi ba Kiroso babazi ntabwo babazi ababyeyi be ko kantu uvuze niko kabi ntabwo babaza ko baranze kwanza wanamugani Fani yarakoze kuri Yawe TV Jojo yarakoze kuri Yawe TV Samantha yarakoze kuri Yawe TV mu by'ukuri subije ubwenge inyuma ho gatoya nta numwe wigeze avuga ko azi iwabo wa Kiroso cyangwa banaziranye n'abantu bo kwa Kiroso none uvuze ko yanagupresence iwabo impresence ku babyeyi inshuti ze nyinshi inshuti z'ingirakamaro ziranzi mu rugo baramuzi inshuti zanjye z'ingirakamaro ziramuzi ko mbona usa nk'umwana muto wenda ijisho ntago nzi neba ariko ibyo byose ijisho ritwereka n'abakunzi bawe TV barabibona ko uracyari muto niki cyagukomeje umutima cyatumye ubona Kiroso mwabiriya bintu byo kugaragara mwabara abakobwa cyane ariko wo kamunambaho kavuga ati sinzajya no mu itangazamakuru wenda ubu ngubu ushobora kuba wanaje cyane ko we ndashobora kutwara gusanze hariya niki cyatumye utaza ngo babwire cyangwa kikaba cyaragukomeje umutima ntumve ko aguca inyuma ngewe impamvu ndabizi ko nkunda cyane kandi ibyo rero by'uko wa mukobwa wa mudiyasipora wadusanze Jojo mwadusanganye uzi impamvu nigendeye singaruke ko mba nzi ko isaha n'isaha arataha iwanjye yaratashye ansaba imbabazi aransobanurira kandi nanjye ndabyumva naranamubabariye baramubabariye hari kugira ubyemere igisigaye ni uko nzamuhera imbabazi hano kuri Yawe TV ashinjwa amafaranga yari mu diaspora bavuga ngo wenda ashobora kuba yaha Samantha cyangwa yana Fani aho ntiyaba ari wowe ahubwo soko ry'izo fresheri akaba ari wowe urya ariya mafaranga oya bajya bavuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu kagira inkuru none se ubwo nimba bamukunda bagiye bayamuha ayazane tuyarye nyine none se ntibabura ubwenge ese gute ubundi
gute umukobwa waha umuhungu amafaranga harya ahubwo ibyo bintu bibaho ahubwo nzi ko abahungu bayaha abakobwa none ngo abakobwa ngo bamuha amafaranga umugabo wanjye agira igikundiro baramukunda abakobwa cyane pe ndabizi mu kumukunda rero baramukunda ariko nawe agakunda njyewe njyenyine rero niba agiye bayamuha ajya sana twirira ibyo ntacyo bitwaye wowe nta gufuha ufite muri wowe nta ku cyambere ni urukundo ngenda bizika nkunda ibanga urarizi ko azajya bakura amenyo ariko ukaza nawe ayo menyo bajye bayamuha nyine bayazane twirire ariko baramubeshyera icyo cyangwa uhagaze uravuze ngo harimo amadolari yaturutse muri Canada nta n'igiceri cy'ijana aranzanira akuye ku mukobwa ukibona Jojo ibyo byose si ubwa mbere waramubonye cyane ko rero wamubonye ku masosho media watekereje iki cyagiye uriya munsi watekereje iki namubonye nk'umusazi sure yewe Jojo we ndabizi akurikirana yawe TV namubonye nk'umusazi none arakubambaho oya ntacyo yazambwira twahurira hese nta na hamwe okay hari abafata nkawe uko bakubonye bamuvandimwe we mwasohokeye ahantu mufite aho mwaturutse mu rugo sinzi niba mubana cyangwa wenda iyo ari Musanze cyangwa mu ntara yo muri sinzi niba mubana mu nzu cyangwa wenda ataha ahandi akaza kugusura cyangwa ukamusura ariko reka twibande kuri uriya munsi tubasanga i Musanze table iri icyo kumwe harimo yewe n'akantu gashobora kuba gafite umusemburo kandi mufite ubuzima noneho iruhande rwanyu hafi yanyu ho gatoya hari igitanda kimwe mu byashenguye Jojo buriya byari bimeze bite icyo ni cyo cyamushenguye ibyo ni ibye Divine barakubonye hariya Musanze tugusangana na Kiroso ubona twinjiye n'umukobwa n'amarira menshi na kamera wabyakiriye ute byarantunguye yego ariko nyine mu kuntungura byaranambabaje gusa ngeze hanze mbitekereje umva ntabirenze kubera ko ndabizi ko umugabo wanjye nkunda nubwo afite abakobwa benshi bamwiruka inyuma ariko ndabizi ko nkunda urabizi ko agukunda ibanga ni irihe ibanga ni ibanga nyine ntabwo narivuga ntabwo warivuga buriya hari intwaro ngo yanisha njye uyizi reka da wagiye kuri social media wabonye Samantha waramubonye Fanny waramubonye na Jojo waramubonye bari abakobwa ni ukuri ndebesha amaso y'umuntu ufite ubuzima nkanjye Brezius bari abakobwa bameze neza barahagaze n'icyo barusha icyo mbarusha sinakubwiye ko ari ibanga ariko hari intwaro ngiye mfite ndwanisha uzi impamvu ese ni ukubera iki igihe cyose nyine oya bivuge ibanga nicyo dushaka Kiroso bamushinja uburozi bajyana n'iki turajyana gukureho urujijo niki ibanga ni rero wamutsindishije rituma ava kureba ari abantu hano i Kigali reba ukuntu bahagaze reba babonye ba Samantha wabonye ba Fanny wabonye ba Jojo ibyo byose nataye ku gihagararo sinzi wenda ibanga ariko ibyo byose mugiye kumuzana bakurusha ibiro none reka mubwire ibanga bara bose ba Samantha ba Fanny ba Jojo ni banini barabyibushye ariko ngiye reba ndi mutoya kandi iyo utayigezweho ako kantu niyo utayigezweho ako kantu none Samantha kumvisha yashyira ku ivi ntacyo yantwara kubera iki nawe narabizi ko ariyo utayigezweho niyo mpamvu kirasa nkunda kubarusha icyo cyangwa uhagaze amaburingi reba wambaye utuntu tw'uturombe dushayininga sinzi niba wadukoze mu biki kunyumva ibyo mvuga ni ukuri turibuze no kuzuminga icyango cyose wambaye kameramani aribuze kudufasha akwerekane wese arebe iyo taye nyirizina niba ari taye française niba ari iyihe uko uhagaze ibyo byose uhagaze neza
ariko ngo ushobora kuba uhagaze mu mafaranga y'abandi ari amadolari y'amakanada n'ibiki byose ba Samantha ba Fanny amafaranga yose bazanire wowe uyarya ariyo cyo cyangwa uhagaze urabivugaho iki ibyo ngibyo se abaye ari njye unarya nta nicyo byaba bitwaye kuko iby'abapfu biribwa n'abapfumu Yesu abaye ari njye yarya ntacyo bitwaye ariko umupfu ninde abapfumu ninde ubwo abapfu ni abakobwa kirasa ry'amafaranga ubwo kirasa ni umupfumu bakunzi ba Yawe TV turayamanitse Samantha Jojo Fanny abapfu ni abapfu Kiroso ni umupfumu wowe ukaba nde kuri urwo ruhande ukaba umupfubuzi cyangwa umupfumukazi cyangwa umwamikazi w'ubupfumu urinde wanga aya mukamupfumu oya nta nicyo bitwaye kwanza ubundi ijisho ribahe kwanza ijisho ribahe umusaruro w'ubupfumu bawurebere kuri Yawe TV kwande kwa Divine bitwaye ikisi ntacyo bitwaye ni bande ukuri kujye ahabona ni kujya ahagaragara none se ngiye nishimiye ubugoryi bwabo ahubwo ikintu nababwira oya bavuga amazina banababwire kwanza hahire wa mbere mbwira ni Jojo uramubwira iki cyo mubwira ajya avuga ngo umugabo wanjye yamuriye amafaranga yego cyo namubwira no gukomeza akayamuha ntapfa ubusa apfa ubusa se kubera iki tuzi ubwenge muyacuruzamo ibirayiga yego oya tuyacuruzamo ibirayi oya niko byose muyarya misi none bagiye bayamuha nyine aze tugende nk'uko baba bayamuhaye agomba kuza agatangira ku mazi Gisenyi ese ntabizira nimba bamukunda akamuha amafaranga ese tuyange hari umuntu wanga amafaranga se muri komenti twabonye kuri akaraya gato bashingiye ku hantu twagusanze ngaho tabure yuzuyeho icyo kunywa harimo icyo kunywa kirimo agasembuye fanta n'iki hafi yanyu ho gatoya igitanda biriya bintu urabivuga iki ngo urakaraya gato ngewe biriya bintu nta kintu bintwaye nta na kimwe none se gute dinda kandi ari umugabo wanjye nabwiye n'umugabo wanjye tubana by'ukuri sinabwiye niba baranzi mu rugo iwacu baramuzi ahubwo indani bari abatazwi indani bande harimo Samantha harimo Fanny harimo na Jojo abo nibo b'indaya kuko batazwi ngende umugore uzwi n'iwabo wowe iwabo wa Kiroso barakuzi baranzi iwanyu Kiroso baramuzi uravuze ngo zira ni indaya kuko iyo mu rugo iwabo wa Kiroso ntabwo bazizi ariko njye baranzi barananyemera baranankunda cyane uravuze ubona Jojo aza ariragira niki wabyakiriye ute mu buraya bw'iwo wo mushinja yamubwiye ati nakomerezaho nashyiremo imbaraga nahahanye navuga ngo iki harya nahahanye havuga gute hari ukuntu iyo umuntu aguze inkoko cyane nko mu cyaro bavuga ngo ujye utora utaha cyangwa Kiroso wamuhaye utuntu twatsi tuvuga ngo ujye utora utaha ujye utora za Kigali ariko utaha i Musanze washobora kuba uvuga uti iwanjye hari gumayo waramuvuga uti oya ni urukundo ako se ubona ari nde utankunda koko Imana ishobora kuba yaranyimye byinshi ariko ikampa igikundiro ikampa amaraso akundwa bya hatari ndetse utankunda wowe Kiroso wamukundiye iki ikintu namukundiye ni umusore mwiza w'ibogari uzi ko nagira keya uzi keya agira yewe agira keya byatari nicyo namukundiye nkunda ukuntu anyitayo turi kumwe by'umwihariko ukurikije ibyo bagiye bavuga muri social media ibyo abandi bamukundira cyangwa ibyo abaha cyangwa n'iki umwihariko watumye
umunambaho ntumufuhire ku byo ubona muri social media z'i Kigali. Abakobwa b'i Kigali nawe urabazi, ndabazi. ukaba waramunambyeho ukavuga ati kama mbaya Kiroso nuwamiye ni ikihe? Ne Kigali yigwa ari kubabeshya kabarya nyine ajya barya ni akazi kabo, ariko kubarya amafaranga cyangwa kubarya byandi by'iki gihe wanasanga nese ubwo iki wanasanga iki nese ubwo birirwa bari kumwirukaho gusa wasanga wanasanga nyine abarya ariko ntacyo bitwaye. Cyambere nuko nkunda agera iwanjye akamakeya akama buri kimwe, nta na kimwe mushinje, anyitaho byatari. Ariko se ubundi wenda tugarutse inyuma gacya kwinjira mu buzima mu byo Kiroso gutungishije mu rukundo rwanyu. Ubundi Kiroso agira akazi cyangwa ni kwako ahantu uretse cyangwa ni kwako ndagenda bakura nagira n'iki bakamupesa ubundi akaza koko uwo mafaranga kuri abakobwa yanyambika akangaburira akanyishyurira inzu. Urumva ayo mafaranga bakura byavamo, afite akazi keza kamuhemba amafaranga menshi, kandi muri byose ni njye yitaho. Mu mafaranga nyitaho ntabwo yakuye mu bakobwa. Kiroso ibyo byose hari igihe mwigeze mufata akaganiro ho gatoya muganira kuri biriya bintu byabara abakobwa muri mu buriri cyangwa wenda muri ahandi muri kuganira ku rukundo rwanyu, ukamubaza kuri biriya bintu bigaragara kuri we n'abara abakobwa? Twabiganiye ko uhinduye isura. Nibutse ibyo yambwiye. Yakubwiye gute mama? Ahubwo abakobwa disi mbagiriye impuhwe. Tubwire yakubwiye ngo iki? Mbagiriye impuhwe ni ukuri. Yakubwiye ngo iki? Birababaje nyine ukuntu umukobwa yakunda umuhungu, nta kintu umuhungu amuha, akamwirukaho mpaka ahaje no kumuhiga mu ntara aho yagiye, nta kintu amukuraho, atanamukunda. Yarabinganije nyine arabimbwira byose, ariko icyo nzi nuko nta n'umwe muri bose akunda. Ukoresha social media? Yego. Ibyo byose niba ukurikirana hari akantu ushobora kuba wabonye mu gitondo cyangwa ejo hashize noneho kaje ko ari rurangiza, urasinze ntaramenyekana izina, ariko sinzi uri umucike gute cyangwa sinzi muri mukizwe n'iki. Hano ku kibero cyiwe handitse ngo Kiroso, sinzi bari Kiroso inzi cyangwa niba ari Kiroso wundi na tatuwaje. Wabibonye cyangwa ntiwabibonye? Nabibonye. Wabibonye? Nabibonye. Wabyakiriye gute? Cyewe nabibonye kugeze munsi yo noneho uriya yabakomye. Oya njye nta kibazo mfite. Uriya we bite? Njye ndizeye nta kibazo mfite, biriya ni ibiza bigashira. Uko yaza asa kose, uko yaza ameze kose, yakiyandikaho ibiki, yakora ibiki, ntabwo yanduta imbere ya Kiroso. Kiroso uramwizeye? Ndamwizeye cyane bihagije. Cyangwa ibyatsi wamuhaye birahagije bizatuma umwegura? Nta byatsi namuhaye, ni urukundo. Ni urukundo. Okay Divine, ufitanye projet imeze gute na Kiroso, wenda umwita umugabo wawe? Bimeze bite, murateganya iki? Turi guteganya ko icyo nzi ni uko kwa 12 kuzashira twarabanye burundu. Kandi ndabyizeye cyane. Mu rugo barabizi, baba barabizi, bisa ndabyizeye cyane. Kandi ubona Kiroso hari ukuntu yazagutetesha? Agira keya, bikakunyura ari gutanga keya. Okay, tugana ku musozo rero bakunze ba TV, reka tubibutse kugana kuri yawetv.com. N'imakuru cyandika buri kintu cya mbere n'amakuru. Hari abantu badakunda video, hari abantu badakunda audio, ariko bakunda gusoma. Baravuze ngo abanyafrika duhisha mu nyandiko, ariko twaje kwisobanukirwa, dukunda gusoma. Injijuke zirahari, amadiploma hari menshi. Bagane kuri YAWE TV basome indimi zitandukanye, inkuru zitandukanye.
ubundi twikomereze mu isi nshyashya cyangwa mu isi ya none twirebera ibigezweho. Musanze rero wavuye ari iki kikuvanye uje hano i Kigali? Waje uje kuri Yawe TV kutubwira cyangwa waje gusura nawe Kiroso? Kubera ko baravuga ngo usura utamusura batenzera agahinda, wazanywe n'iki? cya mbere naje nje kusura mwebwe kuri Yawe TV, Yego. kubasobanurira nyine. Yego. Murabizi ubutaha ahantu mwadusanze ushize, ahantu mwadusanze nyine byaranunguye mpita nigendera, ntabwo twabashije kuganira. Nasohotse mfite umujinya nivumbuye nyine, ariko ngeze hanze mbitekereje nibuka uburyo nkunda, kandi yatashye iwanjye aza kunsaba imbabazi, naramubabariye. Namwe nanje kubibabwira ko yaje akansaba imbabazi, naramubabariye. Igisigaye ni ukuzaza tugahurira hano kuri Yawe TV, nkamubabarira bose babireba cyane ko nakubabarije kuri Yawe TV. Ni naho rero nzanamubabarira nyirizina bose babireba. Wakoze cyane kubana natwe, uzadusuriza abantu b'i Musanze. Abonye ko ibintu ari amahoro, kandi Yawe TV barayikurikirana, n'abakunzi bacu baradukunda cyane. Suza abantu b'i Musanze ubundi tugana ku musozo. Ndabasuhuza, ndazi kubasuhuza. Ubatashye cyane, natwe turabakunze. Uruguru batweretse, twagiye tubaza inzira n'iki, urabizi hariya niba ari Karwasa ntabwo twari tuhazi. Twifashije abanyonzi, abamotari baraturangira, barahatugeza, byagenze neza. Turabashimira nubwo bwose nubwo mwatugaragarije umujinya, emosiyo mwarazikontoreye murigendera. Wakoze kubana natwe, turi butubantu kunyarukira kuri Yawe TV. Subscribe, comment, like and share, notification, bajye bakurikirana ibiganiro bya Yawe TV. Abakunda gusoma rero, namwe mushatse mwazana burya n'ibintu bisa n'ibirayi. Tukabamamariza. Tuzabizana, tubamamariza, tuvuga ati ibirayi bya Musanze burya. Ariko ni nayo brand tubazi, biraryoha cyane mu ifiriti, ku bitogosa, mu gatogo n'ahandi. yawetv.com, baganeho basome, kandi nawe ushaka kwamamaza ni karibu. Ciao ciao, wakoze kubana natwe Divine. Murakoze. Sawa cyane.